hari n'igisirikare ndetse cya East Africa. Abo ngabo baricara akavuga ngo igihugu kimwe nigiterwa bose bazishyira hamwe bajye kuhashaka amahoro. Ariko amadini twicaye ku ndebe zo gusenyana gusa. Mbere se gukurikirana televiziyo imwe numva icyo kiganiro cyatwangiye isaha yose, ariko numva icyo kiganiro kiri gusenya yandi madini. Hanze aha hari ibihumbi n'ibihumbi bitarakizwa bikeneye kwakira Yesu ng'umwami n'umukiza. Ariko iyo bumvise dusa n'aho duterana amagambo, iyo bumvise dusa n'aho tudahuza uyu Yesu twakiriye, bano bantu tubashyira mu rujijo. Dini yakuye abantu benshi mu buraya, aya madini yakuye abantu benshi mu busamanyi, aya madini yakuye abarizamaye baba mu mihanda. Wowe ubakuramo ushaka kubajyana hehe? Twebwe abanyamatorero Yesu aye guhindura isi, twaretse kuvuga ubutumwa, ahubwo turi guhangana. Ni by'agaciro kenshi gakomeye kuduhitamo twe nka Gone Alike TV. Amara Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi ntabwo turi twenyine, turi kumwe na Ndi Mukristo mwarayikunze cyane, tumaze kubona ko mugenda muyikurikira muri benshi, kandi ibyo turabashimira cyane. Turi kumwe na Pastor Laban, muramuzi kuri Ndi Mukristo, muramumenyereye no kuri Gone Alike TV. Si ubwa mbere, ni umusango. Ni umusango. Twakwanye ibiganiro byinshi, twakwanye ku kiganiro cyitwa Isezerano. Pastor, ikiganiro kikibuka? Ndakibuka. Usobanura neza abantu iki isezerano cyari iki? Sezerano turihabwa n'Imana, n'abantu cyakora bajya bagirana n'abandi amasezerano, rimwe rimwe bakayica cyangwa se bakayasoza, ariko isezerano turihabwa n'Imana. Iyo dusomye hara muri Luka igice cya mbere, natubwira ngo hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Muri icyo gihe iyo Imana ikubwiye ikakubwira ngo nzakora iki, igene imyaka cyangwa amezi izasohoreza n'icyo kintu yakubwiye. Iryo rero niryo twita isezerano. Amen. No Pastor Laban, ntago niwe nongera kukubaza amazina ngo bwira abadukurikiye kuri Gone Alike TV, kuko nabivuze cyane kandi barakumenyereye. Gusa ariko ni na byiza kugira ngo wibutse nk'umuntu ushobora kuba atubonye ubwa mbere cyangwa se kubonyeho ubwa mbere ukamwibutsa Pastor Laban wari. Ni byiza cyane kandi ndabwo biduteye isoni kwivuga. N'ubu n'amazina nitwa Laban, ngo umaze kwivuga Bizimungu. Ubwo rero Imana ndayikunda, ndayubaha, kandi nibwo buzima. Amen. Akaba yaturutse ku Gisenyi kabisa, ariko pole n'abantu bo ku Gisenyi kuko nzi neza ko temwe uri murenge ahuye n'ibiza. Dutuye mu murenge wa Rugerero. Rugerero yagize ibiza na Nyundo ndetse na Kanama, ndetse byafashe mu mirenge igera muri enye yose. Hose amaze agenda asenyuka, imyaka irangirika, amatungo aratembanwa n'imyuzure, abantu barapfa. Ariko turashimira Imana ko twebwe iki duhagaritse, Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Wenda tutaragira kure, reka tukwibarize. Akenshi twe tujya tubikurikirana turebye nk'uko wenda tuba twabitambukije ko urahatuye. Ngira ikintu babwira abantu bahuye n'ibiza bamezeho gute? Ikintu nababwira, Yobu 14:7 ntavuga ngo haracyari ibyiringiro. Navuga ni rero nibakomere cyane, ababuze ababo nababyina nibakomere, haracyari ibyiringiro. Ababuze amazu haracyari ibyiringiro, ababuze indi mitungo nababwira ngo bahumure, haracyari ibyiringiro, Imana izabasumbusha. Amen. Pastor, tubwire ubu ngubu we wavuyeyo, ubuzima bwaragarutse? Urebye ubuzima buri kugenda bugaruka buhoro buhoro, ariko nanone ngaba mboneyo no gushimira leta yacu y'Abanyarwanda. Buriya leta yacu ikunda abaturage bayo kandi iradukunda. Iyo urebye uburyo kino kibazo bagifatanye imbaduko, bakita ku baturage, bakabaryamisha, bakabagaburira, bakabitaho, bakabaha amazi bakoga, ndetse bakabasukura. Ibi bidutera gushyira imitima yacu kuri leta, dushimira Imana yaduhaye yino leta y'ubumwe. Amen. Rero yari Pastor Laban, niwe twazanye uyu munsi ngo tugeze ijambo ry'Imana. Adufite ubutumwa bwiza yatuzaniye, adufite ijambo ryiza yatuzaniye.
Messi afite byinshi akeneye kubwira abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Rero Pastor kananye ngira amahirwe cyangwa se ngira umugisha wo kuba nasenga abantu badukurikiye nsinga n'ijambo ry'Imana ugiye kutugezaho. Mwema nacu turagushimye turaguhimbaje. Nuko tugushimye kuno wakomeje kubana natwe, tugushimye kuno wakomeje kutambuka mu minsi yagize. Nuko tugushimye kuba waradusigaje tutarabugusigaje. Nagushimira neza yawe. Nuko turagushimye kuno wakomeje kuturengera wadufashe muri byinshi. Mana no hima. Muri byose wadukore turagushimye. Mwami rero tugarutse imbere yawe turi abana bawe tuvuga tudaciye bugufi komeza tubabara aho twatambikiriye aho tutagenze neza komeza tubabarire. Nuko tugiye kumva ijambo ryawe ryaro rinadukora ijambo ryawe nukuri. Nukuri abari ijambo ryawe n'ubugingo ikintu ribafasha mu mitima yabo. Nuko turakwinginze komeza usa n'imitima yacu usa n'abo bose abantu bose bagiye kudukurikira ibyifuzo byabo bisubizwe. Nuko buri kimwe cyose tukibonere muri ijambo. Dore tugusabye twizeye mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Pastor Bane turakwakira ni karibu. Ya murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Nanye ndabwo ndi butinde. Reka nganire n'ababene data badukurikiye bari hirya no hino ku isi hano hatandukanye ku isi mu bihugu bitandukanye. Reka mbasangize kwiri ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu gice cya 28. Turasoma duhere ku murongo wa 16 ndetse turageza ku murongo wa 20. Butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo gice cya 28 turasoma duhere ku murongo wa 16 ndetse tugere ku murongo wa 20. Haratubwiye ngo nuko abigishwa 11 baje Galileya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mberuka y'isi. Akira ijambo ry'Imana. Amen. N'ijambo ry'Imana ndagira ngo turiganireho umwanya utari buze kuba muremure, minota itari myinshi. Hano tuhasanze uyu ni Yesu waganiraga n'abigishwa be, ariko ibi byabaye muri ya misi yo kuzuka kwiwe. Muri ya misi yo kuzuka kwiwe abigishwa bari bahagaritse umutima basa n'abatatanye bibaza uko bizagenda bibaza uko bazabaho ng'abantu bari bamaze kubura umuyobozi wabo w'ikirenga, umuntu babwira ijambo ry'Imana akabagakiza akabatoranya akabahamagara, ndetse bari bamaze iminsi babonye n'uburyo yari yababajwe, buryo yari yashinyaguriwe afatwa mu maboko, ndetse nakita ngo amaboko y'abapagani baramugambanira baramwica. Mw'iki gihe cyari gihe n'ubundi Yesu yari amaze kuzuka. Igihe yari amaze kuzuka yongeye guteranya abigishwa be arababwira ngo ababigishwa banjye reka nze mbahe misiyo nabanye nabo imyaka yose igera muri 3 mbategura mbegesha, reka nze mbasigire iyi misiyo y'ibyo nababwirije byose. Arangije rero ngo arabazamukana abageza ku musozi witwaga Galileya. Hano i Galileya ngo Yesu arangije arababwira ngo mwitenya, kandi uko mwari munzi nabaye undi muntu udasanzwe, namaze guhabwa ubutware bwose bwo mu ijuru ndetse no mu isi. Haleluya. Kandi namaze gutsinda isi nayitsinze, ndetse n'ikuzimu naho nahatsinze. Satani namuboshe, Satani namwatse ubutware bwose yari afite ku bantu bari mu isi. Njyewe uko mumbona namaze guhabwa ubwo butware. None ubwo namaze guhabwa ubwo butware mu ijuru ndetse no mu isi, namwe ibi ndabibabwira kugira ngo mugende muri kubihamya, mugende muri kubivuga, mugende muri kubibwira abazabemerera. Yesu arangije afata bari abigishwa be abatuma mu isi, arababwira ngo uko Data yanumye niko nanjye mbatumye mu isi. Ariko arangije abahereza indego. Nayabwira ngo indego mugiye kugendana, mugiye kubwiriza abari mu isi, icyambere mugende mwigisha abantu bose mu mahanga yose yo mu isi, none murangiza mubahindure kuba abigishwa banje.
icya kabiri muzakora nimumara kubahindura mumaze kubagira abigishwa banjye, nyuma muzababatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi murangiza muzababwire kwitondera ibyo nabigishije byose. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Bano bigishwa rero bamaze kumva no kwakira iyi misiyo Yesu abahaye, baragiye binjira muri misiyo, baratangira barigisha. Icyo nkundira Yesu k'uyu murongo wa 19 mvuko yababwiye, yaravuze ngo mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mwubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. 20 arabwira ngo kandi mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nibwirire bagenzi banjye b'abakozi b'Imana, muzirikane ko tutari twenyine. Ndagira ngo nibwire abantu bafite iyi misiyo yuko Yesu abatumye mu isi ntabwo bari bonyine, barafite ibintu bibiri, barafite Umwuka wera, kandi Yesu nawe ubwe ari hamwe nabo, azagenda abashoreye, azagenda abaherekeje, azabaha imbaraga, kandi ibimenyetso by'uko bagendanye na Yesu bizabagaragaraho, bizakorana nabo, kuko Yesu uyu nguyu uwatumye ntabwo amutererana, uwatumye aramukomeza. Icyo ni icya mbere. Wenda ngira ngo bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, mwebwe mudukurikiye hano kuri televiziyo, ndagira ngo mbinginge mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Yesu ntabwo agutuma ngo ugende wenyine. Nubwo mubigaragarira amaso y'abantu munagenda ari yenyine, ariko burya Yesu mu buryo bw'umwuka muragendana, Yesu murahagurukana. Kandi icyo nabibwira abana b'Imana, Yesu adutuma turi abantu basanzwe, Yesu adutuma turi abantu bateye nk'abandi. Icyakora iyo ahagurutse ngo agutume, akugira umuntu udasanzwe. Mana yacu ntihabwe icyubahiro. Abo Yesu yagize abadasanzwe, nabwira ngo mukomere, nabwira ngo Yesu arabakomeje kandi ari hamwe namwe bana b'Imana. Gusa maze iminsi ngwerekerana abakozi b'Imana ku mateleviziyo atandukanye, rimwe na rimwe bakanyobera cyangwa se bakaduteramo urujijo. Yesu dukorera ni umwe, Imana dukorera ni imwe, Umwuka rero watumanukiye twese ni umwe. Icyakora mu uwo Mwuka wera tujya duhabwa imbaraga z'Umwuka wera, umwe agahabwa guhanura, undi agahabwa kubwiriza ubutumwa, undi agahabwa gushumba itorero, undi agahabwa kwerekwa, undi agahabwa imbaraga z'urukundo n'izindi mbano nyinshi zitandukanye, kwa kundi muzizi. Kimwe rero kimbabaza ni kimwe, nuko abo Yesu yatumye batamenyana. Mu Yesu yatumye benshi muri bo ntabwo bamenyana, benshi muri bo ntabwo buzuzanya, benshi muri bo ntabwo uhura n'umuvugabutumwa mugenzi wawe ngo wemere ko ari umukozi w'Imana mugenzi wawe. Ariko bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, hari ijambo ry'Imana nasomye, ngira ngo ni Yohana 14 ku murongo wa 6. Haratubwira ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu uyu nguyu tubabwira, we ubwe yarivuye ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ndawe uzajya kwa Data ndamujyanye. Impamvu muze iri jambo, ndagira ngo bana b'Imana kandi inshuti za Yesu, yemye bana dukenera iki kibuga cyo gukorera Imana, yemye bana dukenera iki kibuga cy'isi Yesu adutumyeho. Mbere na mbere ndagusaba kwemera mugenzi wawe. Mbere na mbere ikindi cya kabiri ndagusaba ndetse guhoza na mugenzi wawe, kuko muri kuri misiyo imwe yo kuvuga ubutumwa. Icyakora imikorere ishobora gutandukana. Niyo mpamvu bana b'Imana, yanda ushaka unyumve neza cyangwa se unyumve nabi, nje mbabazwa n'abitwa abakozi b'Imana, kandi koko muri bo ntabwo nje hano ngo ngupinge, ntabwo nje hano yenda ngo ngire icyo nguvugaho, ariko nje ndatanga nge bitekerezo bana b'Imana kandi inshuti z'Imana. Hanze aha hari ibihumbi n'ibihumbi bitarakizwa bikeneye kwakira Yesu ngo umwami n'umukiza,
ariko iyo bumvise dusa n'aho duterana amagambo, iyo bumvise dusa n'aho tudahuza uyu Yesu twakiriye, bano bantu tubashyira mu rujijo. mberetse gukurikirana televiziyo imwe, numva icyo kiganiro cyatwanga isaha yose, ariko numva icyo kiganiro kiri gusenya yandi madini. Numva rwose batatse andi madini, batatse ibintu byabaye bibi, ibintu byakomeye. Bari kuvuga amadini, bari mwaya madini, niba muyarimo muzarimbuka. Bari mwaya madini, niba muyarimo ntabwo muzabona Yesu. Kandi aya madini yakuye abantu benshi mu businzi, aya madini yakuye abantu benshi mu buraya, aya madini yakuye abantu benshi mu busamanyi, aya madini yakuye abarizamuye baba mu mihanda no muri za kanevo, baraza bakira Yesu ngo umwami n'umukiza. Ariko uyu munsi urazamutse uravuze ngo yemye bantu muri mwaya madini nimuyasohokemo, ntabwo muzaja mu ijuru. Wowe ubakuramo ushaka ko bajyana hehe? Bari abantu kuba bamaze kwakira Yesu Kristo ngo umwami n'umukiza. Kandi noneho ariko njye mbona yenda rimwe na rimwe nda nubwo uba wabanje no gukurikirana amakuru, gasanga umuntu afite ibihumbi n'ibihumbi bimwemera, bishima Imana kubwe, bishima Imana, batangira umukozi w'Imana ubuhamya kuko bakijijwe, kuko yabakuye mu by'isi, kuko yabakuye mu byaha. Ariko nawe ukajya hariya ugasenya wa muntu Yesu yakoresheje, akakoresha umuntu kugira ngo ave mu byaha, ave mu mabe y'abagamo, nabaje abondi ukaduka ukavuga ngo uyu muntu so w'Imana, ugatangira ugashyira ibirega aho ngaho. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, twebuke ko turi kuri misiyo imwe. Mugende muhindura amahanga yose, mugende mwigisha abaremwe bose. Iyo Yesu aguhamagaye aguha intego, iyo Yesu aguhamagaye aguha icyo ugomba kwibandaho. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, dukorera muri minisiteri zitandukanye. Minisiteri yenda y'ubuhinzi itandukanye n'iy'ubuvuzi, minisiteri yenda y'ubuvuzi itandukanye n'iy'uburezi. Kuki wowe watekereza ko nzasa nawe? Kuki wowe watekereza ko nzakora ngawe? Niyo turebe yano mu ijambo ry'Imana, ibyo Matayo yakoze sibyo Luka yakoze, ibyo Petero yakoze sibyo Yohana yakoze. Muzabicunga ari abigisha 12, burya bose bari bazi kwandika. Ariko dufite ibitabo bine, dufite Matayo, dufite Luka, dufite Yohana na Mariko. Ko kise bara 12 batanditse? Muri ko Yesu yabatoranije, buri wese yarafite ibyo ashoboye. Nanje uhagaze imbere yanyu, nanje ukoreke, we mushiki wanjye, we mwene data, mvete byo Yesu yanshoboje. Ariko burya nawe ufite byo Yesu yagushoboje. Hoki kibazo kirimo ni kimwe. Njewe kuva muri domene yanjye ngaza ngakora ibyawe na makosa. Hari ibyo Yesu yambaye gukora, hari misiyo Yesu yambaye. Ikibazo kirano ni kimwe, nuko wibwira ko uko nzakora, ukibwira ko nawe ariko wakora. Reka da, kora icyo Yesu aguhamagariye, nanje ngora icyo Yesu amamagariye. Gusa kuri urya munsi w'imberuka, kuri urya munsi Yesu azaza gutanga ingororano, buri wese azamuha ingororano agendeye ko cyo wa muntu yakoze. Niba koko misiyo Yesu yaguhaye warayikoze neza, Yesu azabiguhembera. Niba iriya misiyo Yesu yaguhaye warayitonganije neza, Yesu azayiguhembera. Hano iyo dusomye ijambo ry'Imana, yafashe bano bantu 12 ndetse bashobora kuba banarenga, arababwira ngo mugende mwigisha abaremwe bose. Mana yacishimwe cyane. Bari abantu baragiye, ariko bamaze kugenda, buri wese yagiye mu byo ashoboye bigendanye n'imbano yiwe, bigendanye nuko Yesu yamushoboje. Kuko hari abakijije indwara, ariko intumwa zose ntabwo zakijije indwara. Hari abazuye abapfuye, ariko intumwa zose ntabwo zazuye abapfuye. Ariko utarazuye wapfuye yakijije uburwayi, utarakijije uburwayi yavuze ubutumwa bwiza, abantu barahinduka, Imana ihabwa icyubahiro. Kuko ibyo byose turabikeneye mu buzima.
ibyo byose turabikeneye mu buzima busanzwe bene data kandi inshuti z'Imana. Nanone ikindi kintu ngira ngo bane Imana twibukiranyeho, mberetse kumva icegeranyo mu Rwanda ubukristo buri hejuru, ndetse urebye turabemera Mana mu Rwanda, ndetse turi ku rugero rwiza cyane. Urebye n'abantu mu Rwanda dusenga, urebye n'amadini arimo, twavuga ngo Imana ishimwe. Ikibazo ni kimwe, icyamba aya madini tubamo akabari nako dufite agakiza. Bane Imana kandi inshuti z'Imana, n'iki gihugu amadini arimo, n'iki gihugu ibihumbi birimo by'abakristo, ariko dukoze iby'Imana ishaka. Na naka kanya wungurikiye wakumva imbanda ivuze ngo Yesu araje. Na niyo mwanya wondeze amatwi wakumva imbanda ivuze ngo Yesu araje, kuko misiyo tuba tuyigeze, tuba tuyirangije. Twebwe mu madini cyo dukora niki? Ubanza tubatiza gusa. N'umurozi iyo mubajije akubwira ipagana akakubwira n'iri Kristo. Nuvuye gusambana iyo mubajije akubwira ipagana akakubwira n'iri Kristo. Ariko Yesu yadutumye ibintu bitatu. Imana yacu ishimwe cyane. Yadutumye ibintu bitatu biri ku uyu murongo uyu wa 18 ndetse na 19. Iravuze ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure. Icyo ni icyambere tugomba guhindura. Icya kabiri abantu ukababegeshwa ba Yesu. Icya gatatu tukabatiza. Twebwe abantu twiciye mu nsengero turabatiza gusa. Turabatiza gusa, ariko guhindura wapi? Icyamba abantu mugahinduka, icyamba abantu bagahinduka. Tuteteye ku idini ubarizwamo, tuteteye ku idini usengeramo. Icyo Yesu agushaka no kuhinduka. Wamara guhinduka ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Natwebwe twitama amazina, ni Barabani, nitwa Rabani, reka nivuge, ni ba David, yo na Kristo, ni ba Claude, ni ba Agnes, ni ba Immaculée, nandi ngayo, ariko ugasanga guhinduka ndabihari. Icyamba tugatinda ku mwanya wo guhindura. Abantu bamara guhinduka bakabona ko batizwa. Abantu bamara guhinduka bamaze kuba bigishwa, ashobora guhagarara hariya na wakihamiriza Yesu wabambwe ku musaraba ndetse agapfa akazuka. Uwo muntu byibuze akabona guhabwa iri Kristo. Ariko nagira ngo nshuti y'Imana kandi nshuti ya Yesu, wawe undaza amatwi, buriya kuri ya munsi w'imperuka Yesu azakubaza iryo zina. Iryo zina Yesu azari kubaza icyo waryitiwe, icyo wari ugomba kurimaza. Ese warimajije iki? Iryo zina ry'iri Kristo wamaze kwitwa, iryo zina warikoresheje iki? Ntabwo rijyana mu busambanyi, ntabwo rijyana mu buraya, ntabwo rijyana mu kunywa urumogi. Niba unywa ibisindisha ukanywa ibiyobyabwenge ariko ukaba ufite izina ry'iri Kristo, ndatekereza ndashidikanya iryo zina wamaze kwitwa nabyo ubwaryo uzaribazwa. Kuko hari abandi bakabaye bararihawe, hari abandi bakabaye bararibatijwe. Mwana y'Imana kandi inshuti y'Imana, Mana ku musozo ndagira ngo mbese birebana y'Imana kandi inshuti za Yesu, mureke dushyigikirane, mureke twuzuzanye, nibwo tuzashobora guhindura ino si tuyigomororere Kristo. Yesu yadutumyeho, ariko ndabona bamwe na bamwe muri kweca misiyo, muri guseba kutavuga ubutumwa, muri guseba kudahindura abantu hoko mugendura amadini, muri guseba kudahindura abantu mugakora mu bantu mu madini mubajyana mu yanyu. Cyamba abantu twese tugahinduka. Mbabarire cyane kumva muze gutya. Isi irimo irakora akazi kayo neza, ariko twebwe wowe Imana yatumye,
urimo urakora akazi kawe nabi. Wowe Yesu yamaze kwangaja hogira ngo kwarebi urimo urakora akazi kawe nabi. Ese ere kubyandere kwehuzahuza bagashira imbaraga hamwe. Hari n'igisirikare ndetse cha East Africa. Abo ngabo baricara akavuga ngo igihugu kimwe n'igiterwa bose bazishira hamwe bajye kuhashaka amahoro. Ariko amadini twicaye ku ndebe zo gusenyana gusa. Twicaye ku ndebe zo guharabikana gusa. Twicaye ku ndebe zo gusabyanya gusa. Ariko ndagira ngo ngwebyire mwana Imana kandi inshuti y'Imana. Umuntu wamaze kumenya ukuri kukaba kwarageze muri we, yemera ko n'abandi ari abanyakuri. Yesu ajya kuduha misiyo, amaze kuduturanya ngabegishwa, ntabwo yavuze ngo muzabamenyera kwiri dini. Ntabwo yavuze ngo muzabamenyera kwere zina. Ntabwo yavuze ngo muzabamenyera kwere kote yambaye cyangwa kwikanzu yambaye. Reka da, kuko yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. N'abigishwa bazagwira, n'abahanuzi bazagwira. Muntu w'Imana kandi wowe ngurikiye, Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Icyo Yesu ashaka nuko twera imbuto. Icyo Yesu ashaka nuko twara imbuto. Mose twaze imbuto zigaragaza abantu behanye. Mose twakiranutse turi mu bushake bw'Imana, tuzaba turi gukora icyo Imana ishaka. Yesu atwegere kandi atugirire neza. Iri jambo njya ndikunda. Yesu yabwiye abigishwa be ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Umuntu wakiriye Yesu aba ari mu nzira. Umuntu wakiriye Yesu aba yageze mu kuri. Ndatekereza ko ukuri kwawe rimwe rimwe ntabwo kwakwemerwa, ariko ugize abandi bantu bahamya kwa kuri kwawe nibwo urya wakwemerwa. Ukuri rero umusaruro wako n'ubugingo, nukuzabana n'Imana iteka ryose mbe bana b'Imana. Haleluya. Ngabo rero navuga ngo mureke duhindure. Icyo ni cyambere, abantu tubagomorere Yesu, babigishwa ba Yesu. Icya kabiri, cyakora tubabatize. Buryo umuntu agomba kubaho akagira aho abarizwa. Iyo umuntu afite aho abarizwa ni byiza. Aya madini yose ariho mu mugambi w'Imana. Aya madini yose ariho ngasohoze ubushake bw'Imana. Bana Imana kandi inshuti zese, cyo Yesu adusaba ni ukwizera. Ndatekereza ko gukorera Imana neza ni ukuba ufite ahantu barizwa, ukaba ufite umushumba ukureberera, ari nawe rimwe na rimwe uba warakubyaje ubutumwa bwiza. N'abana b'Imana kandi inshuti z'Imana, Yesu adutumye guhindura. Ntabwo Yesu adutumye gukura abantu mu madini tutazi naho tubajyana. Ntabwo Yesu adutumye kwirirwa dushwanira kuri za social media. Ati barabasenga ibi, abari nyuma yoyo ntibazajya mu ijuru, bazarimbuka. Bana Imana kandi inshuti za Yesu, iseri kugenda yihuza, iseri kugenda eshere imbaraga hamwe. Ariko twebwe abanyamadini, twebwe Yesu ahaye misiyo yo guhindura, twebwe abanyamatorero Yesu ahaye guhindura isi, twaretse kuvuga ubutumwa, ahubwo turi guhangana. Muve mu guhangana, muve mu gutongana. Nshuti y'Imana kandi inshuti ya Yesu, va mu guhangana, va mu gutongana. Abantu babwire Yesu, abantu bakunde, abantu bamenyesha umukiza, abantu bamenyesha inzira izabageza mu ijuru. Nubavane rero bajyana. Yesu arashaka ngo abantu tubakure mu isi, tubajyane muri Yesu. Yesu yagira ngo abantu tubakure mu mwijima, tubajyane muri Yesu. Nibwo uzaba ukoze ibintu byiza. Nanezezwa nuko yenda wajya kuri televiziyo ngaguca nyiriho ukavuga ngo yemye bantu muri kabare, yemye bantu mutinze muri kabare, yemye bantu mutinze mu maroji, yemye bantu mutinze mu buraya, yemye bantu mutinze mu bwicanyi, yemye bantu mutinze mu biyobyabwenge. Niyo mutavamo mwiyarure, Kristo atabasanga mukira aho ngaho mugacirwaho iteka. Icyo ndatekereza ko ari cyo wakavuze. Ariko urahangara kuvuga ngo ayo madini aba yarimo, harimo abayakirijwemo, bayamazamo imyaka n'imyaka, barahezereye, bakakira Yesu umwami n'umukiza, barahava bajye hehe? Yesu ko ari wabwiye Petero
Petero kari wabwiye Yesu aramubwira ngo twakuvaho tukajya kuri nde. Yesu aramusubiza ngo ubwo umbamirije ukanyemera kandi ukaba ugaragaza ijambo ry'imbaraga, nanje nzakugira umuntu ukomeye, nanje nguhaye ifunguzo, nanjye ngugize urutare. Dukura abantu mu bupagani, dukura abantu mu mwijima, aho niho Yesu adutumye. Dukura abantu mu byaha, aho niho Yesu adutumye. Niyo misiyo yaduhaye, tubazane muri Yesu. Nitumara kubashyira muri Yesu, tuzaba dukoreye Yesu ikintu gikomeye cyane bana b'Imana. Reka dusoze. Uwiteka kwishimire kandi atindane nawe, kandi umuco w'Imana akomeza kurasire, ubuntu bw'Imana bukomeze gutindana nawe. Reka dusoze dusenga kandi tugushimira kuba wadukurikiranye ukadutegera amatwi. Imana ikumbere umugisha cyane, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze gutindana nawe. Akira ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Data wagize neza, wakoze imirimo kubana natwe, kutwemerera, gushima ko twagera kuri uyu mwanya, kuri amasana, kuri iminota. Data nyakubahwa Imana, tukagushimira umwanya mwiza tuba duhawe wa kuboneka hano kuri televiziyo. Mana turakunezewe cyane. Mana ntuhabwe icyubahiro. Fasha mushiki wanjye, fasha mwene data mu izina rye rikomeye. Data nyakubahwa Imana, ndetse warusa naheze mu rungabangabo, wongera umushyira mu kuri kuwa yizeye ni Yesu nyakubahwa Imana. Yesu yongera muyobore, Yesu yongera mutware neza, kuko Data wa twese mwiza Murengera yavuze ngo wowe ndabwo ujye uhemuka. Data wa twese mwiza, ndetse ijambo rikavuga ngo aberengeye abantu barabahemukira, ariko wowe ndabwo ujye uhemuka. Uyu mushiki wanjye umwene data mukomereze mu buntu bwawe nyakubahwa Imana, murinde ikibi cyose kuko uri Imana nyembaraga. Umuyobore mukuri, umugenderere, umubashishe ho yarananiwe. Mana umwongerera imbaraga, kandi muye guhagarara kigabo no guhamya n'iki gihe gisa n'iki. Ngaho rero turasoje, mugirire neza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Okay, mwamwumvise ni Pastor Laban. Pastor Laban turagushimiye. Imana ishimwe cyane, murakoze. Nubwo kuri ndi umukristo ariko no kuri Gonareke TV akoze kuza. Amen, amen. Imana ntabwo icyubahiro no kwisanga. Bo tugeze ku musozo rero, hari umuntu ushobora ko yadukurikira akeneye gusengana nawe, ukeneye kukugisha inama cyangwa se ibyifuzo, cyangwa se ukanamuranga n'ahantu umuntu asengera, nabyo nta kibazo, unamusigiye na nimero. Bo yenda icyo nakibwirira uyu mushiki wanjye, mbere ya byose abanze atumbire Yesu. Niyo aderese namuha, banza atumbire Yesu, banza yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Eglise mbarizwamo ni Zion Temple, nk'uko ababwiye naturutse Rubavu. Yenda birashoboka ko wenda kuba uri hanze hirya no hino mu gihugu, birashoboka, ariko aho ndari Yesu we arakwegereye. Naho uri mu modoka, naho uri mu kazi, naho ugenda mu muhanda, naho wicaye, Yesu muri kumwe nshuti yanjye. Nicyo nagutangariza. Ubwo rero mbere ya byose banza wikwanegite kuri Yesu. Numara ko mwikwanegitaho, uwo nguwo azakemura ibibazo byawe byose kandi azakubera umucyo. Cyakora yenda natwe ukeneye kuba tuvugisha, nimero zacu ni 078 24 53 826. Kandi nabakuri WhatsApp. Turabashimira bamwe mwakomeje kudukurikira. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao.